Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mwebwe tubana umunsi ku munsi hano kuri iyi YouTube channel yacu yitwa Twidagadure. Gusa kuri uyu munsi ntago tuje kwidagadura, ahubwo tuje kuvuga ku makuru meza cyane ari kugenda agaragara hirya no hino ku isi. By'umwihariko ubu twagarutse rero ku igihugu cyacu cy'u Rwanda, dore ko nako baba batagize, ndavuga abayobozi bacu bayobowe n'umukuru w'igihugu mwiza cyane kandi dukunda, utadutenguha rero, udukorera byinshi bigiye bitandukanye nk'uko aba yarabidusezeranyije, ndetse tumukundishe n'abanyamahanga, kandi abo banyamahanga nabo bajye baterwa ishema no kuba bari mu Rwanda, ndetse n'abari hanze nabo bazajya bamenya amakuru rero ari kugenda acicikana hirya no hino mu gihugu cy'iwacu mu Rwanda, ndetse tunabashishikarize nabo kuzajya bihitiramo neza nk'uko twahisemo neza ku gipfunsi. Ubu rero wenda ushobora kuba utarasobanukirwa icyo nshaka kuvuga, ariko wowe kanda subscribe, like, share na comment, ubundi ukore ku nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bigezeho, cyangwa se tumaze ku uploadinga kuri iyi YouTube channel yacu, kugira ngo ujye umenya aho isi igeze, ndetse n'uko igihugu cyawe kiri guhumeka muri rusange. Jye wumva nitwa Claude, iyi ni Twidagadure show nk'ibisanzwe. Bamaze gukora subscribe ndagushimiye cyane, kandi nawe utarayikora ni ikibazo cy'igihe, yikoreho, ukore subscribe, ukore ku nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro bigezweho, ndetse ubashe kubibona mu ba mbere. Kandi wibuke gukora like, share na comment, kugira ngo nukora share na bagenzi bawe bataragirirwa ubuntu bwo kugera kuri YouTube channel yacu, nabo bazahite babona ibyo bacitswe cyangwa se batanzwe, maze bakomeze nabo birire isi. Hano wowe wamaze kubona iyi video, ndakeka wamaze kuhamenya. Niba warageze muri Kigali, aha hantu nta kuntu waba utahazi. Hano rero ni ku Kinamba, cyangwa se ku Muhima, cya kiraro kijya gihuza Gasabo na Nyarugenge. Iki kiraro rero nicyo gihuza Kinamba na Muhima. Hano hari ikiraro, iki kiraro rero ndakeka warakigezeho wowe wageze i Kigali, kandi niba utarakigeraho nunahagera umaze kubona iyi video uzahita uhibwira uhamenye. Aha hantu rero mu gitondo rero cy'uyu munsi, kuri uyu munsi ku wa gatanu rero, tariki 8 z'ukwa munani, hazindutse mu rukerera habera impanuka. Gusa iyo mpanuka ntago yari ikomeye kuko nta muntu wahaburiye ubuzima, cyakoze wenda umwe yahakomerekeye, ariko nawe ubuyobozi bwacu bwiza rero budahwema kudutetesha, bwaje kumwitaho, ndetse n'ubu ngubu ndakeka ameze neza cyane, ameze neza nta kibazo, kuko dufite ubuyobozi bwiza rero butabarira ku gihe. Ndashaka kubabwira ko habaye rero impanuka y'umunyonzi, cyangwa se igare ryari ritwaye amavuta, bamwe bakunze kuyita vidange. ni ya mavuta rero abantu basiga ku biti kugira ngo ibiti bitazamungwa cyangwa se kumungwa muri cya gihe cyo kuyikora sharupante, igihe bari gusharupanta inzu, cyangwa se ikaba inakoreshwa mu bintu byinshi cyane. Ubwo rero ni umunyonzi mu rukerera wari uhetse amajerekani 2 ku gare, agira gutya akora impanuka, aza kugwa ya majerekani nayo agwa hasi arapfunduka. Ubwo muri kaburimbo nk'uko mubibona hahise hasandara amavuta, ku buryo umuntu wahanyuraga yahitaga anyerera akagwa, ndetse n'ibinyabiziga nta cyaharengaga, dore ko imodoka yabashaga kuhatambuka. Yafataga amaferi, ariko gufata feri ukabona amapine yahagaze, ariko imodoka igakomeza kugenda bitewe n'uko yari irimo inyerera. Ndetse abamotari rwose bahagwaga umusubirizo, ariko leta, ubwo ubuyobozi bwacu bwamaze kumenya icyo kibazo, bwahise buza cyane rero nk'uko mwakomeje kubibona.
kizimyamoto ndetse n'imodoka ya polisi murabona ko biparitse hariya. Ubwo iyo kizimyamoto rero ntabwo arije kuzimya umuriro nk'uko mwumva ko ari kizimyamoto, ahubwo baba bafite rero iriya modoka iba irimo amazi menshi cyane, baje bakoropa umuhanda. Murabona rwose ko ubuyobozi ndetse bufatanyije na bano bakora isuku mu muhanda baba barimo bakoropa umuhanda, bawukubura ndetse bashyiramo omo, ndabyita omo, dore ko rwari urufuro rwinshi cyane ku buryo abarubonaga nk'iyo hepfo bataramenya ibyabereye ruguru bagiraga ni umuntu uri kumesa, cyangwa se kwa kundi imodoka zimwe na zimwe za Bralirwa zikora impanuka inzoga zameneka ugasanga umuhanda wuzuye urufuro, abayiboneraga hepfo bagiraga ngo ni urufuro rw'inzoga n'ubundi nk'uko ari byo bari bamenyereye. Gusa rero ntabwo rwari urufuro rw'inzoga, ahubwo yari urufuro rero rwa omo. Ubwo baba bari koza umuhanda bagerageza gutanga serivisi kabisa ku binyabiziga binyura muri uyu muhanda. Nk'uko muri kubibona izo ni za Stella ziva mu burasirazuba na za Shirumuteto nk'uko tuzita. Iyo bisi imaze gutambuka y'umweru ndetse n'ira y'ubururu mwabonaga ni izitwara abagenzi rero hano mu mujyi wa Kigali. Hano ni ku Kinamba wambuka usa nk'ujya Kacyiru ndetse no ku Gisozi. Ndakeka wowe uzi i Kigali aha hantu uhazi cyane. Ndagira ngo rero dushimire ubuyobozi bwacu budahwema kudukorera ibyiza nk'ibi ngibi. Mu by'ukuri urabona ko ari byiza. Ndakubwiza ukuri ko ugiye muri ibihugu bya East Africa ahantu wasanga ibintu byiza nk'ibi ngibi ni mu Rwanda. Reka mubwire ko ari mu Rwanda, kuko unyarukiye mu bihugu by'abaturanyi ntavuze amazina nabyo wasanga serivisi zaho ko ziciriritse cyangwa se zitameze neza nk'izi ngizi, kuko hari aho ushobora gusanga habaye ikibazo nk'iki ariko ubuyobozi butacyitayeho ku buryo habera impanuka zigiye zitandukanye. Ariko ubuyobozi bwacu butajya busiba rero kutwitaho, n'ubundi buba budukorera, kuko dore ko tubutorera kugira ngo rero budukorere. Ni ukudukorera rero dufatanyije, ntabwo twabaharira iyo mirimo yose kuko nabo ni abantu, ahubwo natwe tugomba gutangira amakuru ku gihe ndetse tukanaba hafi ubuyobozi bwacu. Ndagira ngo rero wowe ugeze hano bwa mbere ukande subscribe, like, share na comment, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye byiza nk'ibi, gutembereze hirya no hino ku isi, mu Rwanda naho ubone unamenye kandi ibirimo bijya mbere mu gihugu cyawe. Rwose urabona ko ubuyobozi, ndavuga inzego za polisi, urabona ko hano zifatanyije n'abaturage bano bakora mu muhanda, bakora amasuku, bakoropa umuhanda, bamena amazi, bakubura ndetse banakora byinshi byiza kugira ngo dukunde tubeho neza. Kubaho neza rero buri wese nta muntu utabyishimira, niyo mpamvu n'ubuyobozi bwacu buba bugerageza kudukorera ibyiza ngo natwe dukunde tubeho neza kandi bukore inshingano zabwo nk'uko budahwema kubikora. Nk'uko mubibona rero iriya ni imigozi, hari imigozi bacomeka muri iriya modoka rero isohora amazi, nayita ko ari nka robine nk'uko bamwe tubizi, baba barimo bakoropa umuhanda. Kora subscribe, like, share na comment. Ndabashimiye, bye.